mpinga none amaso yaheze mu kirere nyirarukunda uri hose umva iryo jwi ry'uwagukunze umva iryo jwi ry'uwo wakundaga none amaso yaheze mu kirere mwana ngunda usa nawe ese shenge nzamukurahe usa nawe ese shenge nzamuhabwa niki agafoto ko wanzigiye usa butaro ngagera hariya imukama nari mvita agatiki gakeya nari mvita amafaranga gagera ngo ku bihumbi 2 ubwo nateze imodoka ndeze imodoka iza kungeza ahantu ho bakunze kwita mu maya ngeze mu maya ubwo nari nasagwa ibiceri bigera ngo muri 600 mbona ndayakoresha kandi mu ndangeneye icyo kurya nibwo nabaririje inzira igiye mu mutara ya hafi ubwo abanyoboraga banyerekaga inzira za bugufi ubwo bakanyereka mu misozi ubwo ngagenda mbaririye kujya niganyira nibazo kwejo nzaba merewe nzajyanye ukayukwihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ukwandamira muri ibyo byose buri musaza jyamba imbaraga iryo ni isezerano yambaye ajyambi nongeye gusuhuza ukurikire Brave Lion TV amahoro y'Imana bane nawe ikurinde amajyana maza ikurinde gusitaza agatsitsira ikurinde gutere gusitaza amanono ngiye kugeza kino kiganiro nkuko bisanzwe ni kwizera Paul aka Poroporo kuri session network azosura hansanga nabwo ko kuri Brave Lion TV n'umwaka amagambo ni make ibikorwa bigomba kwivugira kuri imbere ya kamera za Brave Lion TV muri murahabona abantu babiri bose bamaze kubamenya kuri Brave Lion TV biganiro by'abantu mwarabibonye hirya yanjye ndi kwabona umukobwa n'umugabo hanga gakondo na model nabihuje nongeye kubihuza kugira ngo nabo batwereke ibyo bafite shima wakoze subscribe utarayikora ikora kirikare kugira ngo inkuru zose zacu ziye kugiraho umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu reka rero ndahera hakurya hariya mu muramenye kuri Brave Lion TV buno bwa kabiri ashobora kuba hageze nongeye kukwakira umukobwa mwiza murakoze cyane azundi uri mwiza ndi mwiza gusa se mwiza cyane arahera ushingira ko gise kuri byose reka ibwira bakurikiye Brave Lion TV murakoze nitwa Asfa Official ndi umuhanzi ndi umunyamuziki ndacuranga ndaririmba nkora n'ibindi byinshi ubwo uko turagana tuganira murajya mubimenya ariko buri gihe ugiye kuganiriza ujye unyikarumaho sinzi impamvu suba ndikaranye singo iya cyane oya ndi kumwe n'undi mugabo hano we mumaze kumenyera naramuhize kuko ndanamubona ndavuga nti nanjye ngomba kujya muhamagara twagirana ikiganiro n'ubu ngiye kumuhamagara na ikiganiro na Sifiwe abacurange bongera bashimisha abakwizi ba Brave Lion TV ongera wibwira abakurikirana n'ubwo wenda bamwe bashobora gukora kubonye cyangwa ntibakubona nitwa Yamuremye Israel ngabandi umucuranzi ucuranga kitari ijerekani ijerekani nge wanayikoreye ni wowe wayikoreye nge wayikoze rwose okay hanyuma no Asifiwe duherukana kuri Brave Lion TV umeze neza ufite swaga hunsko ntabena ntazo iki duherukana ufite swaga nabona wasanze ntazo kandi kubona na morale bimeze bite oya murenda yifite nuko nyine ngo turi gutangira kuganira ko birajya biza turajya tugenda dushuha cyane wamuje n'umuntu nameze neza biragenda biri kuza garo garo ako ubushize wa nteye story ngo hari ukuntu ngo wagiye ngo umuyaga ngo ujye uhuha abantu ba none se nakundi niko byagenze bari wateguye nateguye uranje uratwiga sha ntago nateguye bya ntago nabiteguraga ko nyine byaraje biraba birarangira okay hanyuma Asifiwe reka mbere kuri weho nk'ibisanzwe ubushize twagira ikiganiro kandi cyari kiza cyane abantu baranagikunze cyane uvuga ati uwo mukobwa rwose zongera umutugarure kuri komite wagiye tubona abantu ati rwose muheruka arakana gato none Disi yarakuze icyo gihe bari kabebe ariko ubura bameruka kera ariko narakuze buriye ubu wabaye inkumi yego ndasha amakuru ze yaje ari wawe reka okay hanyuma rero ka tudatse mu magambo menshi cyane Asifiwe ibwira abantu mu buryo bwa gihanzi okay nta kibazo urageze niko
Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. For your love, I thank you, my God. Oh, man, I thank you today. Thank you, my God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow. You never disappoint, oh my God. Oh man, I thank you tomorrow. Wow. Your man at the sengira come. Asife burekeya atutaza gutuma ngira mu rugo rwose nkabwira umugore nakiga kuririmba. Nawe yabyiga ariko abantu babishoboye kwigisha abantu. Hanyuma Asife ubushize atubwira urugendo rwawe rw'umuziki uko watangiye nuko n'ahantu byakugejeje kugeza ubu ngubu stage nyuma yaho tuganikira iganiro comment wagiye ubona zagiye zivuga gute? Comment nagiye mbona ni nziza, nta bantu baba bari kugutera courage gusa nyirabiri n'abandi baba bari ku ruhande rubi ntago umuntu ajya ashigikirwa n'abantu bose. Hari ikiganiro nakoze kuri Kasiko Media. Umuntu atera comment ariko nyine yaransekeje ndavuga nyine abahitazi babaho. Nakoze nararimbye utuntu twinshi nuko yarangiye atera comment nuko ntago namumenye ngo mbega ijwi ribiwe noneho gucuranga itandika utuzero nka dutatu ndavuga mana yanjye ubwo nabo ningisha bose. Nabona zero ubwo no sugo njye nimero 3 abo nigisha ni hanyuma ya 0 urumva rero ntago ibintu byose byekundwa n'abantu bose ariko njewe abantu bameneza ama feedback njya mbona nabo mbese nabo kuntera courage urebye. Hanyuma iyo wumvishe nk'ibyo no guca intege ubyakira gute? Urababara cyangwa urishima? Babaye banci intege yo nzi ko ntashoboye nacika intege cyangwa nababara ariko se nimba ncuranga nkamfite abandi nigisha gucuranga nkamfite abantu baza mu ngo ndamwira ati turashaka kuducurangire wenda basize ibyaba bati nicyo kwasifaga ducurangira turumva turuhutse ubwo muntu kuko yancinege ntago biba. Hanyuma afite ishuri wigishamo gucuranga? Wenda si ishuri ku buryo nabyandikishije ariko ndigisha bakagukubita ifaranga ukarikirigita ubu ngubu amavuta urayigurira ubu umukobwa wesha agaciro. Ndi umukobwa wesha agaciro pe. Wiyubatse. Ndi n'umunyamakuru. Urabimbwira. Okay, hanyuma rero ndikuga n'umugabo hanga rero nawe reka muhe ijambo mu byukuri Asiraye. Karame. Nubwo akabije muri Gicumbi. None ndiyo nguhuje n'umukobwa hanga. Iravu murayibona gute? Gusa uyu mukobwa ni mwiza. Ni mwiza ariko gusa mwibwiyeho gatoya. Nashatse ndi mu kigero cy'imyaka 30 njakana n'umukobwa ubu turi kumwe tubyaranye gatatu uburuje ukuruje ubu ndende umupapa w'abana 3 kabisa. Uvuga ngo ndakaze nese umuhanzi uri gucuranga gitari y'ijerekani mu Rwanda hose mana yanjye imana bibe mahubwo uvuga ngo byakozwe. Okay, hanyuma Israheli nawe bwire mu buryo bwa gihanzi bakubitira karimbo kawe kajya kagushimisha. Bo urakoze cyane. Nakundanye n'umukobwa twemeranya ko tuzabana twemeranya ko tuzarushinga none amaso yaheze mu kirere nyirarukunda uri hose umva iryo jwi ry'uwagukunze umva iryo jwi ry'uwo wakundaga none amaso yaheze mu kirere. Oh mwana ngunda usa nawe ese shenge nzamukurahe usa nawe ese shenge nzamuhabwa niki agafoto ko wanzigiye usa nako ese shenge nzamukurahe. Okay ako Israel mu ndirimbo maze kumva zose usa nkaho uvuga story yakubayeho. Iyo ndirimbo ujya kuyihanga mu byukuri nakuvuga ko nta ndirimbo itabifite inspiration. Uvuga ngo inspiration
expression n'umwango rero nta ndirimbo zidafite ahantu turuka iyo ndirimbo waririmbaga hari umukobwa wigeze gusigaho cyangwa tubwire hari wigeze kuririmba ngo ubukene ukubisingi ubukene buragatsindwa ubukene buragagira ute bwatu bitabara n'ukunda none umwuzanye nyirarukundo ibi bintu bimeze bite bo mu byukuri tubwize ukuri n'utwashibwe bwajanze reka mvugisha ukuri sibundi kuvugisha ukuri sibyo byiza hari rwose byinshi gutumirana sibyo byambesha n'induza n'iterambere ntabwo iterambere imyaka 30 namaze ndari n'umugore cyangwa se ndarashakaho narateretaga nuze narakunda yego ariko benji bajyaga baramvamo ngabona banjiye muri humye bakigenda neza aho afite ikwaca sinacuranze ngo ubukene burakanyago nyine ubwo nyine narateretaga ngaba ngutereteye abandi Beza warateretaga bagatwara usibye ko ndabavuga amazina abakwibye abagore bawe ariko rero ibintu byambayeho iyo ndirimbo yiririmbiye nyirarukundo rero byambayeho uyashobora kuba atari nyirarukundo aho nge wenda ngaba naravuze irindi zina ry'umuntu utarambenze cyangwa se ry'umukobwa utaranyanze ariko ushaka kuvuga wawe ngashira mu marenga none so abakobwa bakwanze none numara ku umusitari ugafatisha muri kino gihugu bakakugarukira uzabemera bo mu byukuri ndakundu bangarukira none siko bafite ingo zabo bangarukira gute kandi nanjye ngaba narashatse ngaba ndi n'umugore bangarukira gute haramuze saje nk'inko buzima gatino none ndemera nshireho amafaranga ariko ushire mu mago maze rero hari ibyo bita kwihesha agaciro ubu urabona ndi umupapa w'abana batatu yego maze rero nubwo avuga ngo ifaranga ngo riroshya ngi imyaka yongezemo ntabwo byarangira ifaranga rinyoheje ngo nzanye wa kabiri reka da ahubwo ubu ngize amahirwe Imana ikangoreramo nyaboneka agafaranga kabonetse kaba ko gutunga uwo turi kumwe n'abana bawe hanyuma asifiwe ndashaka ungeranyirize umuziki gakondo wabonye ahangaha n'umuziki uri moderne kugirana se nka urabona arabavuga ati wenda muziki gakondo ni most performer cyangwa se uri moderne ni most ugereranye ibyo bintu bibona gute hagati y'umuziki gakondo no moderne Jeko mbibona yose ni muziki myiza kuko umuziki gakondo hari abasaza bawumva bakishima n'umuziki ugezweho abatoya bakamva bakishima numva rero byose pe bigira icyo bitanga byatanga umusaruro byageze umuntu kure pe gisupusu bakora umuziki gakondo ariko ramutunze hari nabandi babahanzi bakora uri moderne nabo urabatunze rero numva yose ari muziki myiza bwose nzi impamvu bingu yataragira ku rwego rushimishije ko nge muzikera uramuzi ya ndamuzi kwa video ke ka trendinze ari gucuranga kino kiganiro akamufasha reka asifera umurambeshye nyereka telefone yawe ibyemeza ko ari wamufashe kano ka video ubuse telefone yawe 2017 koko ntago ariyo ngitunze nyine ndahindura kenshi cyane ubwo memory card yajyanye nayo aranzi turaziranye no si uswapisha memory card naga nagusapisha memory card ikingenzi nukabona gahaye nawe bari kukampereza ariko karaturendinze cyane yigeze kunsangana nakoreraga nyine muri mahoko irubavu yacuruzaga amayinite araza turamwira naducurange ko nanjye nakundaga umuziki nari umucuranze aracuranga nyine waracuranga bakomereza amafaranga itsege yaracuranze nge nta amafaranga nafite niko nyine uburi gukora ariko biraho nyine no gushakisha hari umukobwa ukuze manza yari umudamu yamuhayikira magana aramuhereza ayaducuranga indirimbo nk'eshana dususurutsa ndazikamera zose nabishaga telefone karaho ndamukamera maze kumukamera nyine ndavuga nyine numva ndabaye ko nta n'ikintu muhaye bamuhaye desa arishima nyine ubona ko bamukora ikintu gikomeye ndangije ndavuga wenda nubwo nge nta kintu muhaye nzaga postinga ngahereza abantu nikageraho kagera wenda kazamugeze kure niko ndishimye kwa musanze hanga gera musanze sinamumenye rero yaririmbye indirimbo ya mbere ibipeso nibiki bitamwibuka kandi nanjye namwibwiye yumva randi nayo namwaje ariko nishimye cyane okay mu byukuri asifuvuza ikintu kiza cyane tankomozaho ushobora kutama igiceri cyangwa se ntumereze iki ariko nibura nkorera share nanjye menyekane nkorera subscribe umpereze iki byose ibi bintu kuko abantu babyimana ubona biterwa n'iki ni umutima mubi nyine umuntu se none share nta kibimutwaye
gukora akantu nk'ako ntabwo ari ikintu nyine wenda umuntu abona wenda nta gaciro bifite ariko wenda akambabwira abadukurikiye ko bifite agaciro ko njyewe mbabwije ukuri ko nagasha yarinze ari byo kumva yanshimishe ko yanakundaga umuziki mbona ukuntu ari gucuranga ikigaro bampaye ibiceri 200 mbona arishimye ndavuga amana nubwo ntacyo nkoze ariko nayisharinga n'abandi bakazamuha iyo katajya hanze ntabwo mwese mwari kumubona ni ukuri birashimishije reka abantu bajya badufasha bakoreshe bakora iki wenda niba utamfashe mu buryo bw'amafaranga wamvuganira n'ahandi wenda ababishoboye bakamfasha birafasha. Hanyuma Asifi gereranya neza wibuka imyaka y'icyo gihe wagafashe muri kangahe? 2017. 2017 kamaze imyaka 3 ari wowe wagafashe vuga ngo ndakaze oya ntabwo natanze umusanzu kandi n'abandi bajya bawutangana wa Asifi mu by'ukuri ngengize na emotion ntabwo nari sikari wanabikoze ngira nakabonye kuri status y'umuntu ndavuga ati no muntu ndamushaka ngira amahirwe ndamumenya nta kibigise nkuko byumva yari musatuye bugo atuye hano Butaro reka muvuga neza bateka ko bizose tuganira atuye Butaro rero ahavuye nabyo ndakubibazaho abakurezi ba brevet azi kubimenya aza kujya mu Mutara ubu nagiye kumubona mu ari mu Mutara niyo twaturukanye tuzaga hano Gicumbi ikinigano cya kabiri akoze ari hano Gicumbi kuba mu by'ukuri wumva ko fashion no muhanzi ntabyo nawe waruzi urabikora biragenda nawe yasa nakumenya avuga ati koko n'ubwo ndamwibutse ariko se none weho muri weho ubumva mutima wawe umeze gute kubona no abantu batangiye kumumenya umva nishimye cyane pe nishimye kubwe gutabyo cyagiye igihe yari gukora interview ya mbere narize ndihanagura nyine ariko ntago naza kuri imbere ya kamera gusa bumve ko nishimye nabikunze kubona bura iyo wanya warakoze igikorwa runaka ndagitoya ariko ukabona hana kwigejeje umuntu buri uyu nguyu Israel sitwa Israel muri Israel ashobora kuzagira ku rwego rukomeye kandi byaranyise warabigize mu ruhare none agatanga umusanzu akabikora nizi turi gukora baje bazisharinga azibone n'abandi batera nkunga nkuko nayo mufashije ni byiza nawe n'umugisha azagira hagera nayo wabigize mu ruhare nabikunze cyane ariko byumva okay nanjye rero rwose Imana impumugisha pe kuko nakoze akazi gakomeye gura mushakisha Israel hanyuma Israel hariya mu Mutara waruri ubuzima bwa rubayeho gute bo ubuzima ara mu Mutara abantu benshi baravuga ati mu Mutara haba akazi ko guhinga yego ariko nafashe urugendo avuga ati kanje mu Mutara ngaragaze n'imbano yo kuririmba ariko mu buzima busanzwe nge mfata isuka ndebe ko nahingira igihumbi gusa nageze yo mu zuba ndakazi kari gahari nabayeho nabi cyane wangezeho nari meze nabi cyane kuko byageze aho n'umudamu aramba magarati nimba akazi katari kuboneka igarukire ubu wasanze ndi gushakisha uburyo nazasubira i Butaro narabuze n'agatiki ariko ubwo nagize amahirwe Imana ikabibamo nizeye ko uyu munsi ndarari Butaro humura uko twavanye mu Mutara ukashika ahangaha n'ubundi na Butaro urashikayo humura icyo cyo humura vuga ngo Imana yabikoze nuko Imana ishimye hanyuma Israel hari nkihagera nasanze abantu benshi bagukunda bagushagaye nizwe kikubazo turari mu Mutara nanga kikubazo cyane hari ukuntu waje nyumurango nyungura ati naho narindi bisanga nko byanze Israel bwira abantu mu byukuri umuhanzi nkawe n'abafite support bamfashe mu byukuri nge nsabye no support ndabasabye abantu banje uva kafite ubushobozi uva kafite icyo agomba gukora afashe Israel ubuzima bayemo ntago mworoheye nge nkoze ubuvugizi no advocacy mumfashe afite ubushobozi mu byukuri mumfashe hanyuma Israel impano ntago igomba kujya mu suka baza mbivuge neza babyumve impano ntago igomba kujya mu suka igomba kuba nawe ukaba ugafata ifaranga nk'abandi bose mbwira buryo hari buryo waje kunyongera bwa ati nizo ndimo bagiye kuyinkuramo hari amasezerano ro hafite kuba muri iriya nzu byari bimeze bite Mbo amasezerano yo kuba mwiyo nzu bakimara kubona ndi umuntu w'umuririmbyi naracuranze baranyishimira haba abayobozi haba abaturage gusa byo ntabwo nabeshya inzu bari bayimbere y'ubuntu ariko noneho bitewe nuko ndabushobozi babonaga bwo kugira ngo nyishyure niho hagize basizemo bafata imyanzuro bashiramo umuntu ufite ubasha bwo kwishyura amafaranga buriya wangezeho bamaze kwandika resi amafaranga gamaze kwishyura kugomba gusohoka mu nzu ubwo rero ubwo nuko none se Israel watekerezaga iki bakumara gusohora mu nzu watekereza ko wenda uri butahe gute bo gusa ntabwo byari biri kunyorohera hari undi muvandimwe urugero nga mudugudu wa mudugudu wasanze turi kumwe yaramaze kumbwira ati nda kibazo hano ndaba nguboneye icyumba ube uhibereye wenda kubw'amahirwe uzabona uduceri iyo utabubona se ubwo nyine ubwimbangiriye
none se nakubeshya mbe mu munyamakuru numva ngiriyo pe. hanyuma ro Israel ubonye tike uratashye uwo isanze igicumbi. Murakoze. Ndatashye kanje kureba umudamu n'abana ngire ibyo twafashanya mu gukora kugira ngo ubuzima bukomeze. hanyuma Israel ndashaka usobanura abantu nkuko nabi gusabye usobanura abantu neza nyirizina amavu n'amavuko ukuntu wavuye Butaro ukisanga urugendo waciyemo urumva ko kugenda nta tike wari ufite kugaruka nta tike wari ufite uragiye uturutse Butaro ntabwo zoro wari ugiye uko atsorabwe avuze ko utaruze aho ugiye gusa babimbwiye nyuma ya kamera ako ndavuga ati nibura iyi story abantu bazayitangira yose uko yakabaye kuko icyo cyatatu tugushaka tuyitangira uko yakabaye umbwira ko inyuma ya kamera umbwira ko wabuze hari aho ugendeshaga n'amaguru tubwira urugendo rwa kuva Butaro ushikara mukama byagenze bite. So urakoze kuva Butaro ngagera hariya imukama nari mvita agatiki gakeya nari mvita amafaranga gagera ngo ku 200 ubwo nateze imodoka ndeze imodoka iza kungeza ahantu ho bakunze kwita mu maya ngeze mu maya ubwo nari nasaguye ibiceri bigera ngo muri 600 mbona ndayakoresha kandi mu ndangeneye icyo kurya nibwo nabaririje inzira igiye mu Mutara ya hafi ubwo abanyoboraga banyerekaga inzira za bugufi ubwo bakanyereka mu misozi ubwo ngagenda mbaririza ubwo cyo kora mu Mutara aho hari aho wanzanze nyine harabonagiye mbonana nabo bagiye baturuka iyo ngiye ariko bo bagiye bagerayo kera nyine ubwo tuza kumenyana tumenyanye ubwo nibwo nabaye aho ngaho uba usaze kwa mudugudu mbabwira ko nzanywe no gukora ariko baza kumbwira ko izuba riri kuva ku kazi kataratanga hanyuma ngusanga hari abambwiraga ko nyine amasezerano kuba muri yanzu yari yarangiye ubona mudugudu byari bimeze bite kuri kugira ngo nyine ari amasezerano mwe mwasinya ubemo nyuma babe bagukuramo bakimara gukuramo se bakubwira ko baguhaye icyumba wumva guzasubira Butaro gute nyine uko bimeze gusubira Butaro numvaga ari ibintu byagombaga kungora kuko byageze n'igihe ndekereza ko nagenda n'amaguru gusa byaba ngombwa ngarara nzira kuko numvaga ndagumya kuba hari uburo wisuri wanyu Butaro uburatashye vuga ngo ndatashye Asifi mu byukuri kuki abahanzi ndagaruka ku kibazo cy'abahanzi umuhanzi mu byukuri yamaze kubona amaze kugafata ntayirengagiza mugenzi we kandi imagine Asifi usaze uno muhanzi mugenzi wawe wazi gucuranga gitari n'umuhanzi mwiza cyane nawe ejo yagafata kuki nawe utamuha support mugenzi wawe nkuko muhaye support ya mbere mu byukuri turagushimira je ntabyo narinzi ngize nandi mahirwe kubona ari wowe wa mbere wagashe yarinze kuko ako ka video urimo uravuga koko karana turenze ubona ko na aka video gasa nkaho kari ku mashusho ya analogue ya kera cyane atari digital ubibona gute ku buryo abahanzi badafashanya mbona nge ari nko kwikunda sinzi kandi wa mugani urubuga bari runini wakora n'undi agakora cyane ko buri wese adakunda ibye nshobora gukora akubahanze n'akagakora akaba gukunda ibyo nkora agakunda n'ibyo yakora abantu bakunda bitandukanye rero niba abanzi babona wenda undi naza mu muziki wenda aragira akamurusha abantu nima biragenda gute simbiza ariko ngiye ndebye mbona ari nko kwikunda n'umutima mubi Asifi hanyuma kuri Brevero TV bumvishe story wenda yari babaje ya Israel yamuremye story ndende buryo yavuye Butaro buryo yazamutse ari wo mushe yarinze gutyo turakomeza none ubu ngubu Asifi abantu basa nkaho kuri Brevero TV bagiye mu mwuka basa nkaho babaye shoke none wo dukure muri mudu twari turimo rero dukubitira umuziki ntunsondeke ntabwo nakagusondetse ariko nanjye nabaye shoke uva muri iyo mudu nzi ko ndayivamo ni ukuri byantunguye cyane byantunguye gusanga Israel hano nkasanga ari wa muntu nzi kandi natunguye no gusanga imyaka ishize kari akavido kabwiye nta hantu haragera nyine birababaje cyane nanjye nababaye ariko vuga ngo ndarize vuga ngo ndarize ntabwo nawe ngo ndarize kandi ndi guseka ariko nyine ni ukuri birababaje kamutura karirimbo ni aka gospel ahari byinshi uhura nabyo
bikababaza umutima wawe naho watakambira Imana igaza naho itakitayeho igaza naho ntacyo bikumariye urababaye nshuti ibyo unyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatume utezuka ngo ureke Imana Mana idahemuka tuyizera yasezeranye kwizabana nawe no mu bihe nk'ibyo biruhije n'ubwisezerano ryayo risa nkaho ritinda ntabwo rizahera tuyizera. Wow. Ese n'indirimbo gutuye rero warakoze cyane nubwo unyura mu bikomeye ariko humura Imana izabikora ubu mfite icyizere ugize icyizere ngize icyizere haleluya uyu usenga ni usengera mu baki nsengera mu Batista ufite indirimbo uririmba y'Imana igufasha gashireho ubundi dusoze kino kiganiro. ntabwo ngwiye kujya niganyira nibaza uko ejo nzaba merewe nzajya nibuka yuko ihoraho imenye ibyo byose uko bingana ifite umutima w'urukundo ukwandamira muri ibyo byose buri musaza ajyamo imbaraga iryo ni isezerano yambaye ajyambi byo kurya buri munsi iryo ni isezerano yambaye ajyanye ikorerera imitwaro niwe data kandi niwe mama ifite umutima w'urukundo kuko ibyindungisha bikwiriye umunezero n'umubabaro byose binzaniramo amahoro kubura ukweto cyangwa kunduragira morale gusa ngekomeza ujyumfasha utaramire ndetse icyumvira moreni izeye ijambo wambwiye sinzabure ku mbaraga zawe no mu bikomere biriho undamurire amaboko yawe imbaraga z'ubuntu bwawe ugeze igihe uzaza kujyana imbaraga k'ubuntu bwawe ugeze igihe uzaza kujyana. Jero uri mubwiza kino kiganiro ni umuhungu wanyu Kwizera Kiporo nari kumwe na Asife kuri kamera za Brevere TV. Asife nagushimiye kubona guhamagara ukanyitaba kwabanje kunyiryaho bibwe n'abafana ba Brevere TV. Ubwo nakwireho n'ukuri kandi urabizi ko ntunguye ugaye imbyutse turi saa 3 ndi hano gose Okay, hanyuma rero ndashoje rajije kiganiro ariko mbwira abafana ba Brevere TV ntago tugiye kwihara cyane tuvuga ibyo tutazashobora ariko toshaka kuza gusurana mu rugo noneho uri kumwe n'umugore n'abana bawe muzaba mukoze ni karibu turi n'ubuzima bawe noneho bwagihanze no mu rugo iwawe mu rugo none se muzaza vuba se utugaye gutinda simagaye guhera ahubwo tugaye guhera no tugaye gutinda okay urakoze kungosa okay ronge ndashoje kino kiganiro nari kumwe na Asifiwe official muhanzi mwiza cyane nkunda Asifa mbabare babyeyi amateka yarahindutse kaje gufata nitwa Asifa official
kanamamariza no kuri TV yawe nanjye bajya kuri channel yanjye bakora subscribe n'ibindi byamacira utuntu twinshi dutandukanye. Twebwe kuri Breve TV nta shamba tugira, nta shamba ni iterambere twese dushaka. YouTube ni nk'akabari. Nanjye muzagire ko kabari kanje ni Asfa Official. Kuri Asfa Official ubu hariho utuntu dutandukanye. Hariho utuntu dutandukanye. Mbasaba kujya kuri iyo channel mugakanda subscribe, comment and share. Twebwe kuri Breve TV nta shamba tugira, twese ni iterambere dushaka. Asfa ateye imbere nziko yanyubakira umwana wanjye akamutunga, Israel ateye imbere nziko yanyubakira akatunga n'abana banjye mu gihe ntazaba ntagihari. Bo sasa rero nyarashoje kino kiganiro nari kumwe na Sifre na Israel. Tugirana ikiganiro kiza cyane, utarakora subscribe ukangura ikore ujye ubona ibyiza utanga abandi kubibona. Hanyuma rero nagasaga ubutandikwe kubatumira muzatwitabe kandi muzatwitore umutima mwiza. Yego tuzaza. Ciao ciao. Stay in touch.